kongeye turatomboye bana b'Imana kuba natwe turi mu bara w'Nyagasani amanganga kuri buri munsi kugira ngo aduhe ubuzima tugirire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, igiye kutugera neza. Kuri wa gatatu w'icyumweru cya mbere cya Pasika, tariki 12 Mata 2023. Isomo rya mbere ni mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10. Umunsi umwe saa 9 ari cyo gihe cy'isengesho rusange, Petero na Yohani bazamuka bajya mu ngoro y'Imana. Hakaba umuntu wavutse ari ikirema, buri munsi bakamuzana imbere y'umuryango w'ingoro witwa uw'uburanga, kugira ngo asabe imfashanyo abinjiraga mu ngoro bose. Ngo abone Petero na Yohani bagiye kwinjira mu ngoro, abasaba imfashanyo. Nuko Petero ari hamwe na Yohani aramwitegereza, maze aramubwira ati, ngaho turebe. Uwo muntu agumye kubahanga amaso, kuko arategereje ko hari icyo bari bumuhe. Petero aramubwira ati, ari zahabu na feza ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguhaye. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Nuko amufata ikiganza cy'iburyo aramuhagurutsa. Ako kanya ibirenge bye n'utugombambari birakomera. Arabaduka, arahagarara, aratambuka, yinjira nabo mu ngoro, agenda asimbuka kandi asingiza Imana. Nuko rubanda rwose ngo bamubone agenda kandi asingiza Imana, baramumenya, kuko yari wa wundi wajyaga asabiriza. Koko yari wa wundi wajyaga asabiriza. Koko yari wa wundi wajyaga asabiriza yicaye imbere y'umuryango w'uburanga w'ingoro. Nuko abantu barumirwa, batangazwa n'ibimubayeho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 105. Nimuhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho, nimushimire Uhoraho mwambaza izina rye, nimurate ibigwi bye mu yandi mahanga, nimumuririmbire mu mucurangire, nimuzirikane ibitangaza yakoze, nimwishimire izina rye ritagatifu, muhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho, nimugarukire Uhoraho nyir'ububasha, mushakashaka uruhanga rwe ubudahwema, mwebwe nk'umuko ya Aburahamu umugaragu we, bahungu ba Yakobo abatoni be. Niwe Uhoraho Imana yacu, umugenga w'isi yose. Ahora yibuka ibyo yasezeranye bidasubirwaho, ijambo yarahiriye amasekuruza 1000, byasezerano yagiranye na Aburahamu, akarisubiramo izaki mu ndahiro. Nimuhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Umuvandimwe Mutagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 24 umurongo 13 kugeza ku 35. Ku munsi wa gatatu nyuma y'urupfu rwa Yesu, babiri mu bigishwa be bajya mu rusisiro rwitwa Emawusi. Kuva i Yerusalemu kugerayo hari urugendo rw'amasaha nk'abiri. Bagenda baganira ibyari bimaze kuba byose. Igihe rero bakibivugana kandi babyibazaho, Yesu ubwe arabegera ajyana nabo. Ariko amaso yabo yarameze nk'ahumye, ntibamumenya. Yesu arababwira ati, ese ibyo mugenda muvugana ni ibiki? Bahera ko barahagarara, ariko bijimye mu maso. Umwe muri bo witwaga Kiriyofasi aramubaza ati, ni wowe wenyine u'i Yerusalemu utazi ibyahabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni ibiki se? Baramusubiza bati, ni ibyabaye kuri Yesu w'i Nazareti, wari waragaragaje mu bikorwa no mu magambo ko ari umuhanuzi ukomeye imbere y'Imana n'imbere ya rubanda. Twavuganaga n'ukuntu abatwara abahereza bitambo n'abakuru bacu bamutanze ngo apfe, maze bakamubamba ku musaraba. Twebweho twari twizeye ko ari uzarokora Isiraheli. None dore uyu munsi ubaye wa gatatu ibyo byose bibaye. Icyakora amwe mu bagore b'iwacu badutangaje. Mu gitondo cya kare bagiye kumva, maze ntibahasanga umurambo we, nuko bagaruka bavuga ko abamarayika bababonekeye, bakababwira ko ari muzima. Ubundi kandi bamwe muri twe bagiye kumva, babisanga uko abagore bari babivuze, ariko ntibamubona. Nuko Yesu arababwira ati, mwayura bwenge mwe, mutinda kwemera ibyo abahanuzi bavuze. None se Kristo ntiyagombaga kubabara atyo ngo abone kwinjira mu ikuzo rye? Nuko ahera kuri Musa n'abahanuzi bose, maze abasobanurira ibimwerekeyeho biri mu bitabo bitagatifu. Bageze hafi y'urusisiro bajyagamo, Yesu asa n'uwikomereza urugendo, ariko baramwinginga bati, gumana natwe kuko bugorobye, umunsi ukaba uciye ikibu. Nuko arinjira kugira ngo agumane nabo. Igihe rero yari ku meza hamwe nabo,
afata umugati ashimira Imana, arawumanyura, arawubahereza. Nuko amaso yabo arahumuka, noneho baramumenya. Hanyuma agira atya arazimira, ntibongera kumubona. Basigara babwirana bati, mbega ukuntu imitima yacu yari yuzuye ibineza neza igihe atuganirizaga mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Ako kanya barahaguruka basubira i Yerusalemu. Basanga aba 11 bateranye bari kumwe na bagenzi babo bandi, bavuga bati, ni koko Nyagasani yazutse kandi yabonekeye Simoni. Nabo rero batekereza uko byagenze mu nzira n'uburyo bamumenye amanyura umugati. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nabo rero batekereza uko byagenze mu nzira n'uburyo bamumenye amanyura umugati. Amen, amen, amen. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Nimugire Pasika nziza. Kristo ni muzima. Aleluya, aleluya, aleluya. Umunsi umwe umuntu aherutse kuduha amakuru, nawe ndagusaba ko amakuru wayumva ukaza kumva aho biza kugana. Nuko aratangira atubwira ati, imodoka yahagurutse i Kigali ifite plaque RAC 250 komeze n'ibindi. Ibindi singibuka yavuze. Iyo modoka rero yahagurutse i Kigali itwaye abihaye Imana ngo bari bagiye mu rugendo nyobokamana inamugongo muri Uganda. Ngo iyo modoka rero nko ku Isaya saa 6 yageze mu nzira ngo ibura feri, ngo ariko shoferi yakomeje kurwana nayo imusubira inyuma ku manga ndende. Nuko rero kubw'ibyago ngo yaje kugera imbere, ngo ahura n'abagizi ba nabi bashakaga kugira nabi iyo modoka, bashaka kuyirasa. Ngo iyo modoka rero yakomeje kugenda isubirana inyuma umushoferi, ngo byari bigeze ku isaha ya saa 8, iyo modoka yakomeje kugenda imusubirana inyuma. Nuko ngo bigeze ku isaha ya 9 nibwo twumvise inkuru ko abo bihaye Imana bose uko bari buzuye kwa steri, ko bose bashyitse amahoro inamugongo. Amen, 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 amen. Mukristo muvandimwe, niba wari ukurikiye amakuru nanjye njyewe gitangira kubivuga, natangiye kugira ubwoba, numva ukuntu iyo modoka yabuze fure, numva n'ukuntu yamusubira inyuma ku mpanga ndende, ndetse n'abagizi ba nabi yahuye nabo bashaka kuyitwika cyangwa bagira nabi. Ariko iyo modoka byaje kurangira ngo igize gute, ngeze amahoro. Igeze amahoro inamugongo mu rugendo nyobokamana. Nakomeje nibaza niba naho byakoreho, simbizi kubyumva. Gutungurwa njye numvaga kuko byarangiye, abihaye Imana bose bana batwitse byarangiye. Ariko rezoma ngo byari ku isaha ya 9 ngo bagiye kumva amakuru ati bashyitse amahoro inamugongo. Amen, amen, amen. Nguko gutungurwa. Iyi nkuru koko wumvaga koko iza kurangira ibintu birangiye nabi, ariko erezuma igitangaza cy'Imana birangiye neza koko. Babihaye Imana bose bari muri kwaseri, bose bageze gute, bageze inamugongo amahoro. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Amasomo kizima byacu duteguriye uyu munsi ari mu ijambo gutungurwa neza cyane. Ubwo akenshi hari ubwo inkuru itangira koko ukaza kwibaza uti iraza kurangirira hehe, biraza kurangira bite? Wajya kumva birangiye neza kuko Imana ari igitangaza. Amen, amen, amen. Kristo yazutse, Kristo ni muzima. Aleluya, aleluya, aleluya. Turazirikana muri amasomo ko buri munsi, buri kanya yazadoma kuduha ibimenyetso ko turi kumwe. Amasomo rero agiye gutugezaho ibimenyetso birimo gutanga ndetse no gutungurwa. Ibimenyetso biri ugutatu birimo uko Yezu Kristo aje dutunguye atuzaniye umukiro, kuko Yezu Kristo ni igitangaza kandi ibyo akora byose ni ibitangaza. Ibyo bimenyetso bitatu ni ibi. Ikimenyetso cya mbere ni isengesho rusange. Ikimenyetso cya kabiri ni izina rya Yezu, izina ry'agakiza, izina rikiza. Ikimenyetso cya gatatu ni gusangirira hamwe, kumanyura hamwe umugati. Ibyo bimenyetso byose ko ari bitatu, Yezu Kristo arahari abizamo kugira ngo adukize, aduhumuriza ati nimuhumure abari ku rugendo, wowe nanjye tujye ku rugendo nyobokamana, turi mu nzira nyine igana Imana, ngaho tujye inamugongo natwe, ariko tukaza kumva ko twagezeyo amahoro. Kubera iki? Turi kumwe na Yezu. Uri kumwe na Yezu agira gute? Agerayo amahoro. Uri kumwe na Yezu abaho neza. Igitangaza cya Yezu Kristo wazutse. Reka duhere ku kimenyetso cya mbere Yezu Kristo yigaragarizamo ku buryo bw'agatangaza, ikimenyetso cy'isengesho rusange. Ubundi isengesho par definition ni uguhura n'Imana, no kuganira n'Imana, no kwegera Imana. Iyo rero umaze gusenga koko bikwiye, uhura n'Imana, umara guhura n'Imana ukajya guhura n'abavandimwe.
ngire isengesho rusange aho duhurira n'abandi tugasenga tugasingiza Imana. Prière communautaire twumvise mu isomo rya menye mu bitabo cy'ibyakozwe n'intumwa uburyo intumwa zirimo mu kazi kose, ziri mu mirimo yose, ziri mu butumwa. Ubwo bagize bati saa 9 aricyo gihe cy'isengesho rusange, Petero na Yohani bazamuka bajya mu ngoro y'Imana. Amen, amen, amen. Tukibukiranya abakristo bavanywe ko iyo saa ya saa 9 kubera amateka yo gucungurwa kwacu yagize uruhare, yakomeje koko kugenda abantu bayigiraho urwibutso. Ya saa ya saa 9 twibuka ko ariho Yesu Kristo yapfuye, rwa rugendo yanzira y'umusaraba. Iniyo saa Kristo yagaragajeho urukundo dukunda, urukundo Imana ikunda abantu. Isaha ya 9 rwa rukundo kuko rugera ku ndunduro, amare adi ungwemu, rwa rukundo rugera ku musozo, rwa rukundo rwitanga. Byabaye saa 9 ku gatanu saa 9. Isaha y'impuhwe z'Imana, isaha yo guhura n'Imana, isaha yo kwegera Yesu, isaha yo kuvugana na Yesu. Rero n'intumwa zakomeje ko iyo saha zizirikana Yesu Kristo ku musaraba. Nk'uko twumvise n'intumwa nazo zakomeje yongenga bihe, inyegabihe yo gusengana n'abandi. Umuntu ujya wikura mu kivunge, umuntu ujya wikura muri groupe zo gusenga, ukumva ko gusenga n'abandi ari nko guta igihe. Aha Petero na Yohani badaha urugero rwiza koko rwo gusengera hamwe, gusengana n'abandi, kutikura muri groupe. Hariho ubwoko bubiri bw'isengesho: prière communautaire, prière individuelle. Isengesho rusange n'isengesho ry'umwihariko. Amasengesho yombi ni ngombwa kuyubahiriza, ni ngombwa kuyakurikiza kuko arajyana kandi aruzuzanya. Ese mu Kristo muvandimwe, uwakubura yagushakira hehe? Kuyihe saha? Nawe ni saha y'impuhwe z'Imana. Hari umupadiri ngo umwepiskopi yigeze abwira ati, nyaboneka padiri, niba nakubura bakajya gucya bagakubura, bazagushakire, uzakora ku buryo bagushakira mu kiliziya. Birumvikana ngo ni nko ku isaha ya 9 uri gutanga penetesiyo. Padiri, niba kubura byibuze bazakubone muri chapelle uri gusenga ku isaha ya 9 uri kwakira impuhwe z'Imana. Niko ko abakristo bavandimwe, iyo saha ya 9 ku manywa iba mu mpuhwe z'Imana, iba mu isaha koko y'ibitangaza by'Imana. Yesu Kristo yadukijije kuri iyo saha, araducungura. Yesu Kristo adukiza ku mubiri ndetse no kuri roho. Ni isaha y'urukundo, ni isaha y'impuhwe z'Imana. Na niyo mpamvu iyo umuntu afite ubuyoboke ku Mana koko bikwiye, ku mpuhwe z'Imana, iyo iyi saha igeze ahari hose arunama, aritsa, arahumeka. Waba utwaye imodoka ugiye nkana mugongo, iyo saha ya saa 9 yagera, nuko rero ukunama, ukabanza ukamira kuka ako k'impuhwe z'Imana, ukabanza ukunamira Yesu ku musaraba. Iyo saha y'impuhwe z'Imana, waba uri mu mirimo ukabanza ukayihagarika kanya gato, ukabanza ukunamira impuhwe z'Imana. Waba uri mu kazi, ibintu byose uri gukora, ukabanza ukunamira impuhwe z'Imana bitewe n'aho ugeze ku rugendo. Nguko guhumura amaso saa 9, ubundi ugahumura impuhwe z'Imana. Ikimenyetso cya kabiri cya Kristo wazutse uri gukora ibitangaza gitunguranye kandi ni izina rye, izina rya Yesu Kristo. Tumaze kumva muri iki gitabo cyakozwe n'intumwa uburyo Petero na Yohani koko baje gusenga. Iki kirema koko cyari kiteze ibitangaza bikomeye cyane, cyari kiteze ko Petero na Yohani koko bagiye kumuyorera nk'ibifaranga ubundi bamuhereze. Yashakaga ibintu bimuhaza ku mubiri gusa, ariko aratunguwe, ntago aricyo bamuhaye. None aratunguwe, nibwo Petero amubwiye ati, ari zahabu na feza ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguhaye. Mu izina rya Yesu Kristo haguruka ugende. Amen, amen, amen. Iki gitangaza kibaye kubera nde? Kubera Imana, kubera Yesu Kristo wazutse. Iryo zina koko rizakomeza gukora ibitangaza Yesu Kristo azutse, na nyuma yaho kugeza na n'ubu riracyakora ibitangaza. Izina rya Yesu Kristo, izina rikiza, izina tubatirizwamo, izina risumba yandi yose, izina rya Yesu Kristo. Ni ngaho Petero koko amusubiza ubuzima, akamuha ubuzima, akamvuga igira iti, aho guha umuntu ifi yarya uyu munsi, ejo akazongera gusonza, ahubwo bamwigisha uko bayiroba, bityo ntazongere gusabiriza, ahubwo akajya ajya kuyirobera buri munsi, bityo ukaba umutunze iminsi yose. Amen, amen, amen. Ibi nibyo Petero akoze koko, aramuhagurukije, amuhaye amaguru ndetse ubwo n'amaboko byose birimo, kugira ngo akore, agende, ajye kwamamaza Yesu Kristo, abone Imana, nawe koko yongera agende. Natwe tujya ducunga mu buzima bwa buri munsi, niba tudahereza abantu ibiribwa baryo umwanya gusa, ariko simbashe kureba kure ngo mufashe gutera intambwe mu buzima, ngo mufashe kwegera imbere, ngo mufashe guhaguruka, ngo mufashe kuzamuka gutera imbere.
rero gusengera hamwe n'abavandimwe no gutabaza Yezu wowe ubwawe izina rya Yezu Kristo, prière communautaire et individuelle, aho ngaho hombi Yezu aradutungura kandi akadukorera ibitangaza. Ubuzima bwacu bwuzuye ibitangaza nuko tutabibona. Yezu Kristo rero ari kumwe natwe ku rugendo, ari kumwe natwe mu ijambo rye igihe turi nko mu misa. Yezu Kristo ari kumwe natwe mu bavandimwe bacu. Yezu Kristo ari muri nge, nawe ari muri wowe, nubwo utamubona ariko arakuruzi. Ahandi ikindi kimenyetso gikomeye cyane, Yezu Kristo ari muri Ukaristiya, ya mpamba y'abagenzi, abari ku rugendo, cya kimenyetso cy'urukundo Yezu Kristo yadusigiye atwitangira. Reka rero dutangare ikimenyetso cya gatatu kirimo igitangaza kandi gitangaje, uko bakirefasi bamubonye we ku nzira ku rugendo bari kumwe nawe, baje kumumenya nyuma ku buryo butangaje. Ikimenyetso cy'uburyo Yezu Kristo yatunguye abigishwa ba Emawusi bari ku rugendo bihebye, de la désolation à la consolation. Yezu Kristo akabakura mu kwiheba bari bafite, kwiganyira, maze akabahoza, akabahumuriza. Abahumurije akoresheje iki? Bamumenye amanya y'umugati. Ngo nuko ngo igihe barimo bavuga ku izuka rya Yezu, Yezu arabegera bakorana n'urugendo, abaganiriza kandi abigisha. Ngo nuko kubera ibyishimo byinshi bagiye gutandukana, baramubwira bati gumana natwe dore burije. Aha, bwira ryari? Bwira igihe dutandukanye na Yezu, igihe tutari kumwe na Yezu babwije. Ariko erezoma Yezu ntashobora kudusiga, cyane cyane noneho niyo twabimusabye. N'igihe tutabimusabye arizana, araza tukajyana ku rugendo. Nkaswe none n'igihe tubimusabye. Nuko ngo igihe ari ku meza hamwe nabo, afata umugati ashimira Imana, arawumanyura arabahereza. Nuko amaso yabo arahumuka, noneho baramumenya. Amen, 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 amen. Urugendo rw'aba bigishwa ba Emawusi hamwe na Yezu rurashushanya misa ntagatifu. Ya misa ntagatifu igizwe no gusangira ijambo ry'Imana no kumanyura hamwe n'umugati, gutura igitambo cy'Ukaristiya, bya bice bibi bya misa koko, tugahabwa Yezu, tukagendana na Yezu. Uko niko nabo bagendanye na Yezu. Yezu abasobanura ibyanditswe bitagatifu, ijambo ry'Imana, nyuma koko akaza kumanyura hamwe umugati, bari kumwe nabo bagasangira. Isangira, communion, kunga umwe na Yezu Kristo. Rero abakristo bavandimwe tukibukanya ko misa iberamo ibitangaza byinshi, ariko twebwe ubwacu, twebwe abakristo, akenshi ntabwo tubibona, kubera ko twe tuba twishakira ibintu bishashagirana, kandi ngo ibishashagirana byose si zahabu. Yezu Kristo rero utwo tumenyetso duto atwiyerekeramo, nuko utamubona. Kuki batamumenye kare kose? Aha, ngicyo gituma abantu benshi twagiye dukora za deviation, tukayoba, tugakurikira abayobe, ngo tujye gushaka ibitangaza byinshi, za mana zivuga mu byumba, amasengesho menshi cyane y'urudaca, ngo tugiye kumanura Imana, ngiye kujya ahantu babonekerwa ngo bampanurire ibyanjye, abantu bavuga ibyanjye, ibyumba sinakubwira, amasengesho yo kwiyiriza, ngo bagiye kumpanurira. Nyamara wasanga bazaguhanurira bakanaguhanuriramo, kandi byaba nk'uko abenshi twagiye duta Ukaristiya tugata Yezu tugomba gushengerera nk'inshuti yacu tubana muri Ukaristiya ntitumubone. Abantu benshi ntabwo bajya babona ibitangaza mu misa, nyamara Yezu Kristo buri misa Yezu yongera gukiza. Ariko njyewe icyanjye njya gushakisha Yezu kure, ariko nyamara musizi wanjye. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo urugo rumwe, umugabo n'umugore, ngo umugore wo mu rugo yarasengaga cyane bikomeye cyane ariko ari umukristo w'indani. Nuko igihe kimwe kiza kugera, ngo umugabo aza kumwirukana, amwohereza iwabo. Ngo amuzize iki? Ngo uko nyine ngo asenga cyane, amubuza uburyo, amutesha igihe. Ngaho nawe tekereza mubyeyi ibintu byabaye by'iki gihe, yuko nyine umuntu yaba ari kwisengera, undi koko agakomeza kumutoteza. Nuko ngo uyu mugore ngo ageze kwa sebukwe ko nabo baratungurwa, uburyo koko nta mico mibi bari babizi ku mwana wabo. None kuki uyu mugabo koko amwirukanye? Bishoboke ko umugabo ari umuhakanyi. Wageze ngo ntibyaje kurangira kwa sebukwe bashatse uburyo koko bajya kurega uyu mugabo, uyu mukwe wabo, uburyo birukaniye umwana, kandi nta kosa koko rigaragara yirukaniye umwana wabo. Nuko mbere yo kujya kumurega, bigira inama yo kumutumiza kugira ngo koko ababwire byeruye amakosa y'umukobwa wabo. Nuko ngo agezeyo warababwira ati, nawe ukurikira uru rubanza, uze kureba koko umwere muri uru rubanza, uze kureba koko niba ari umugore usenga cyane, niba ari we mwere cyangwa niba ari uyu mugabo. Nuko wa mugabo arababwira ati, umva rero, umukobwa wanyu abyuka saa 9 z'ijoro agiye gusenga, agiye muri groupe zo gusenga, ibigare ntazi ibyo hirya kure. Rero igikurikiraho nuko bucya mu gitondo, aho kugira ngo azirukire ku kazi, ahubwo akiryamira. Kubera iki? Ibitotsi koko byamwishe. Nuko rero ku kazi baramwirukanye. Kubera iki?
ngo yajyaga gukaza agasinzira. Ubu rero inzara itumere nabi mu rugo, kandi yanyuraga ku ruhande nanjye nkanyura ku rundi, ariko kubera ibitotsi baramwirukanye ntagikora. Nuko rero igikurikiraho kindi, niyo agiye guteka ntabwo ateka neza ibiryo byiza, ateka ushura, kuko igihe kirekire nyine yumva yajya kuryama vuba kugira ngo aze gukanguka saa 9 ngo agiye gusenga agiye muri gurupe z'amasengesho. Rero ngiye bikambabaza mu rugo uburyo koko tutagisangira mu rugo, uburyo koko abana bagiye gupfa n'inzara mu rugo, bikangera bikambabaza uburyo nanjye koko mbuze umutekano, ntabwo nanjye sinzira, kuko nanjye yagiye ntabwo nongera gusinzira. Akazi yakavuyeho, urugo barakendeye, ubukene bugiye gutwica, kuko yakoraga nyine baramwirukanye. Ikindi kandi ntitukiganira ntitugisangira, kuko nyine akenshi abafite nyine ibitotsi ntabwo nyine aba yabiragije, ntabwo ngirya ibiryo bitetse neza, ntabwo tukiganira, ntabwo tugisangira, habe n'uburiri tukibusangira, kuko akenshi nyine aba yananiwe, ibitotsi byamwishe n'inzara iratwishe. Nuko rero mu gihe koko kwa sebukwe batangiye batungurwa n'aya masengesho y'umukobwa wabo, koko uko bari babyiteze ntabwo ariko byagenze. Bari bazi koko nyine amasengesho ya saa 9 z'ijoro ariyo gusigasira urugo, none koko niyo agiye gusenya urugo. Nuko mukwe wabo arababwira ati, umva rero ikindi kintu cyanteye ubwoba muri no minsi ane cyatumye koko mwirukana, nuko abantu bose bagendaga, abakobwa bose bagendaga n'abagore bose bagendanaga, bose batwaye inda z'ikinyendaro muri ibyo byumba bajya gusengeramo, uyu niyo gusa utarayitwara. None rero mumbwire koko niba nakomeza guhingira kubwira inkurwo ngurwo, niba koko umukobwa wanyu nakomeza kumugumana ntya n'ibyo byumba by'amasengesho, amasengesho ya saa 9 z'ijoro. Nuko bababyeyi koko nabo baratungurwa uburyo koko ibintu bigeze aho ngaho bicika, urugo rugiye gusenyuka ngo kubera iki? Amasengesho ya saa 9 z'ijoro. Ese mukristo muvani wowe ntibigutunguye uburyo amasengesho koko ashobora gusenya urugo? Biba byagenze bite? Ntabwo nza gukomeza kuvuga uburyo byaje kurangira kuko basubiranye bamaze kumvikana uburyo koko uwo mugore atazongera kujya kubyuka abuza ibitotsi umugabo, cyangwa nawe yibuza ibitotsi ateza umutekano muke mu rugo ngo agiye mu masengesho. Ntabwo nza gutinda ko baje kumvikana ko isengesho rya saa 9 azajya rikora nyine saa 9 ku manywa, ahubwo ndifuza gutinda ukuntu uyu mugore yaje kwiregura avuga ukuntu bagenzi be bari baramukuruye, bari baramwemeje ku isaha saa 9 nijoro ariho Imana ivuga, ariho abitangaza bikomeye cyane, ariyo ndunduro koko yo gukira. Aha bari baramubwiye gutyo, ariko buri wese nyine yarazi ibyo abamo saa 9 z'ijoro, uburyo ateza umutekano muke. Biza kurangira ko kwa mugabo na mugore basubiranye, bumvikanye ko bazajya basengana bombi saa 9 z'amanywa, kwibuka impuhwe z'Imana saa 9 z'amanywa. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Ngo kuko habaye deviation mu bakristo, kandi benshi wasanga urimo nanjye ndimo, uburyo koko isaha ya saa 9 z'amanywa twahinduye koko ingwe isaha ya nijoro. Abantu benshi, amagurupe menshi ngo arabyuka ngo reka tubyutane saa 9, ariko kibageza ko uri guteza umutekano muke mu rugo, ubuza abantu gusinzira, ubuza abana gusinzira, ubuza umugore cyangwa ubuza umugabo wa gusinzira, ya magurupe ukayohokaho. Nguko ko abantu benshi tuba mu magurupe cyane. Nanone iyo deviation, uko kurega tukarengera kurenza uko twakabaye mu ngo zacu, igihe twagasinziriye, igihe twagakoze imirimo, nibyo gihe turi koko ngo tugiye gusenga isaha ya nijoro. Twibutse none ibintu bine bigomba kuranga urugo nk'ibitangaza kuko Yezu Kristo agenda akorera mu rugo. Icyambere nuko gusangira ari no gusangira ibitotsi, gusangira uburiri, gusangira ibiryo, gusangira n'isengesho. Nganyine y'ameza 3 y'abashakanye, gusangira ikiryamo, uburiri ndetse n'ibyo bitotsi, gusangira ifunguro, ibiribwa, ndetse no gusangira isengesho, ibiribwa bya roho. Ngewe rero ya saa 9 ubwo uyu mugabo n'uyu mugore baje kumvikana ko bazajya bagendana saa 9 z'amanywa bakajya gusengera hamwe ku isaha y'impuhwe z'Imana nyine. Nguko rero gusangira n'ubuzima, ikiganiro mu rugo. Ikiganiro cyabuze mu rugo ni gusanga nyine urugo rukonje rwaragiye mu bitotsi, ibitotsi bizabarinda murakera kabaye. Babantu babyuka nijoro ngo bagiye gusenga rya joro mu Kristo muvandimwe. Icya kabiri twazirikana kuri urugo nuko ni itegeko rega ry'umubiri. Iyo umubiri uri gukora neza, burya na roho bishoboke ko iri gukora neza. Umubiri ukenera ikiruhuko, ugakenera gusinzira neza kugira ngo koko tuze kongera kuwukoresha ku manywa, dukore neza imirimo twaruhutse. Ikiruhuko mu Kristo muvandimwe, akarya tegeko ry'umubiri rigira riti, igihe umubiri ufite imbaraga nyinshi urawutegeka ugakumvira, ariko nanone waba ufite imbaraga nkeya ukaguhindukirana, ukagukubita, akaba ari ugutegeka kandi koko ugakumvisha. Rero
muvandimwe ubyuka nijoro ngo ugiye gusenga, ese koko urazirikana n'umubiri wawe kuri kuwica uri kwangiza? Amasengesho menshi, amasengesho y'urudaca muri za gurupe ngo saa 9, kuki wahinduye isaha y'impuhwe z'Imana? Wayishyize nijoro kandi ari ku manywa. Ngicyo cya gatatu tugomba kuzirikana, twahinduye isaha y'impuhwe z'Imana, twayishyize nijoro aho kuba ku manywa. Nta muntu ugenda nijoro, na Yuda yagiye nijoro, ariko abana b'Imana Yesu Kristo yadupfiriye hari ku manywa. Iyo saha yari ku manywa, umva yari ku manywa, ntabwo hari nijoro. Niyo mpamvu umukristo muvandimwe, niba warahinduye isaha y'impuhwe z'Imana ya saa 9, ongera ugaruke mu murongo, wongera usanasana urugo rwawe. Ejo n'ejo bundi nawe utazisanga wasamye, nirinze kuvuga inda z'indaro, bikaza kurangira nyine usandaye, uri gusandaza urugo iyo hirya mu bigunda mu mikokwe. Warangiza ngo urogiye gusenga, ngo ndi umukristo wa Yesu, kandi koko urugo uri kurusandaza ngo ni saa 9 koko. Abantu bishe inyuma y'amasengesho, abantu bishe inyuma y'amagurupe nijoro. Nta mukristo kugenda nijoro. Icyakane nazirikana ni ukuva mu kigare, ubundi koko nkareka Imana ikanyigarurira. Erega hari ubuyobe bwinshi bwagiye bukwirakwira. Waruzi ko Imana nijoro naho ibiri gutuvugisha? Kuki wumva wowe nijoro saa 9 aribwo wakagombye kubyuka ngo ujye kuvugisha Imana, ukibagiza ko Imana ahubwo ariho iri kuvuga saa 9 iryo joro, wowe ugakomeza upfukirana Imana iryo joro? Le silence de Dieu, saa 9 ni Imana iri gukora. Iyo silence y'Imana koko iri gukiza. None wowe koko ngo ugiye kubyuka. Mubyeyi mukristo muvandimwe, niba koko nawe uri mu magurupe ajya buza abandi umutekano nijoro, mu byumba kujya gusenga nijoro, mukavuza induru, mukabyutsa abandi, mugakangura abandi, kandi koko nijoro n'uburyo bwiza ko tuba turi kuruhuka, tukaruhukana n'Imana. Ariko rero iyo silence, uko guceceka umutuzo, ntukajye ushaka nanone kushyiramo amagambo yawe, ntukajye ushaka koko ko wapfukirana uko gushaka kw'Imana. Na nijoro Imana iravuga. Nk'uko abantu benshi twatungurwa nuko nyine ngo twasengaga nijoro, ukumva ubyuka nijoro ugasenga ko kuri igikenya, uri umuntu ko gusenga, uri umukristo koko. Niba ari umukristo kibigaragaza, nzajya byuka nijoro. Va muri amagurupe y'iterabwoba. Amagurupe y'iterabwoba akora nijoro. Reka gusenga bikore ku manywa koko. Niyo saa koko y'impuhwe z'Imana ifite igisobanuro, saa 9 z'amanywa. Anashye igihe Petero na Yohani bajyaga mu ngoro bagiye gusenga, ngo mbaranye kujya nzirikana buri munsi, buri saha, ko Nyagasani kiri gukora ibitangaza, ko Nyagasani ari gushaka kungiza kuri buri saha. Rero isaha ntabwo ari ukubara kugera kuri 15 cyangwa kugeza kuri 3, ahubwo isaha ni isaha y'umukiro w'Imana, ni isaha y'impuhwe z'Imana. N'igihe cyose ngiye guhura na Yezu kugira ngo ngire gute ankize, maze mbeho neza, nakira agakiza cy'Imana, akiri impuhwe z'Imana. Ujye witegura ko kuburi isaha Yezu yaza kugusura, Yezu yagukiza, Yezu yakunamura. Buri saha, nubwo isaha twafashe mu mateka ari saa 9 z'amanywa, ngisaha impuhwe z'Imana, ariko nanone na buri saha Yezu arakiza. Ngo kwemera kwacu tugomba gusigasira buri munsi, kubaho ntabangamiye abandi, kubaho koko nyura Imana, kubaho ni kunyura na bagenzi banjye. Nibwo nzubaka neza, ngatunganirwa, nkaba ndi kumwe n'Imana, nunze umwe n'Imana na bagenzi banjye. Abo duhura kuri buri munsi, mwese ndabararikira ikiganiro kiri kuri buri munsi, cyatambutse ku wa mbere w'iki cyumweru, kidushishikariza koko iby'ijuru, izuka rya Kristo wazutse, ko Kristo ari muzima, kandi ko ari gukora ibitangaza byinshi cyane kubera izina rya Yesu Kristo riracyakora ibitangaza. Amen. Mwese mbifurije amahoro y'Imana. Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosesi ya Cyangugu.